Hello friends and family, mumeze mute? Ndabasoje mwese aho muri muce zitandukanye, nizere yuko mumeze neza. Nanjye rero meze neza, ndashima Imana ku bantu bashyashya no kuri Rede TV show. Ngewe nitwa Rede, mbahaye ikaze. Niba nawe uri umusangwa nongeye kuguha ikaze, ariko by'umwihariko niba uri kureba iyi video warakoze subscribe, ndagushimiye cyane. Niba nawe rero utarayikora uyikore, tujye tubana mu video menshi kandi meza agiye atandukanye. Uyu munsi rero ngiye kubatekera umuceri urimo inyama. Ntabwo ari IPILAU mubyumve neza, ariko ni umuceri rwose uba ufite icyanga, uryoshye cyane, uba urimo inyama rwose. Uzanawukunda n'uteka nkuko ngiye kubibereka, urebe video yose hatagize akagucika, uzawukunda no kurusha IPILAU. Izi nyama rero ndi gukoresha ni file y'inka. Murabona ukuntu ndimo ndagenda ntukata dutoya tureture, nawe uzabigenze nk'uko nguko, biba ari sawa cyane. Noneho rero reka mbe ntegura n'ibindi ndaza gukoresha. Ndangije rero gukata karoti, puwaro, igitunguru na poivro. Utungutu ni seleri na persile. Mu guteka inyama rero ikindi ushobora gukora, ubishaka ushobora kubanza zikiri mbisi wazikorera marinade, ariko ngewe ntabwo ariko nabikoze kuko nshaka kuza gushyiramo ibirungo nyuma. Uyu nguyu rero ni umunyu ndi gushyiramo.
aha nari nshyizemo za seleri na perisile. Ngiye gushyiramo ibirungo by'amafu. Iyi ngiyi ni chili powder. Noneho ngiye gushyiramo na beef masala. Nyuma yaho ndakurikizaho oregano. Ikindi ngiye gushyiramo coriander. Noneho ndahita nkurikizaho paprika. Urebye ni ibingibi by'amafu ndi bukoreshe. Ikindi kijyanye n'ibirungo, ibirungo by'amafu biterwa n'ibyo ukunda. Hari icyo nshyizemo weho udakunda ushobora kukihorera, hari n'icyo weho ukunda ubonye ntashyizemo wagishyiramo nta kibazo. Ibijyanye n'ibirungo biterwa n'ibyo ukunda, ndetse ahanini n'ingano yabyo biterwa n'uko ubikunda. Noneho rero ngiye gushyiramo umuceri. Uko natetse umuceri ni ibisanzwe, nawubijije n'umunyu byonyine. Icyo ukora rero noneho ni ukuvanga bikivanga neza. Umuceri rero urimo inyama n'imboga ukaba urahiye, kuko mwabonye yuko nashyizemo n'imboga. Mwabonye rero uko nawuteguye, nawe ariko uzawuteka rwose nta kabuza uyu muceri uzawukunda kuko uba ufite icyanga pe. Umuceri nakoresheje rero ni basmati, ariko umuceri waba ufite uwo ari wo wose wawukoresha nta kibazo. Ikindi hari ushobora kwibaza niba wenda inyama zihiye neza, kubera ko ntabwo nigeze nzibiza, zirahiye neza kandi tuba tworoshye cyane. Nk'uko natangiye nkata inyama mbibabwira, ni inyama y'inka ya file. File rero murabizi rwose iba yoroshye cyane, ntabwo wazibiza ahubwo zahita zishwanyagurika. Ariko abaye ari inyama isanzwe ukoresheje nk'iy'imvange cyangwa iroti ubona ikomeye, byaba byiza umanjije wayibiza. Mwakoze kubana nanjye rero muri video y'uyu munsi. Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza. Ariko niba urangije iyi video utarakora subscribe, please ntugende udakoze subscribe, kugira tujye tubana mu mavideo menshi kandi meza agiye atandukanye, ayo guteka, aho mbereka intego zitandukanye zo mu bihugu bitandukanye, ama vlogs, ama stories n'ibindi bigiye bitandukanye. Ukore rero subscribe, tujye tubana, tuzasubira ubutaha. Ndabakunda. Ciao ciao.